muraho neza abakunzi bacu mwese, twongeye kubaha ikaze nkuko mubimenyereye muri iki kibanza cyacu kuko bisanzwe tuganira, aho ndi kumwe n'uyu mugabo murimo mubona uribuze kutwibwira. Ariko mbere yuko muheza umwanya kutwibwira, nongeye kubakira muri iki kiganiro ngo mwegere mwisange, mukore subscribe, share and like. Birafasha, niyo nkunga mu by'ukuri tuba tubakeneyeho kugira ngo anytime igice cyo cyose tutanze ikiganiro kiza kibageraho namwe mukibone kandi kibafasha. Hanyuma ndakwakiriye muri iki kibanza. Kibanza ni cyiza, kibamo abantu benshi bagikurikirana. Ni byiza. Uyu munsi nagira ngo rero banze twibwira amazina yawe, ubibwire, numara kubibwira uriwe tubone kwinjira mu kiganiro. Okay, murakoze abakunzi ba channel. Anje amazina yanjye Twizeyimana Noheli. Nkaba nkijijwe, ntabwo ndi umupagani. Nera ubwo tugiye gutuma duheraho. Nera warakijijwe koko? Narakijijwe, nakiriye Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Wow, good. Urashobora kwibuka wakijijwe? Umwaka ni ntabwo mwibuka, ni kera ariko gusa narabatijwe muri ADPR. Wibuka gusa ko wabatijwe ariko ndibuka ko wakijijwe. Oya, ubure wabatijwe n'ubundi wakijijwe kuko ni wajya kubatizwa utakijijwe. Nera none. Yeah. None. Niki wasangiza abantu bacu niki wakijijwe? Mu by'ukuri iyo umuntu avuga ngo narakijijwe, wumva ari iki wakijijwe? Niki wakijijwe? Ni ukuvuga ngo ubundi nuko wenda atari ngombwa kuvuga amateka yanjye uyu munsi, ariko kera nabashije kwivuruguta mu bintu bidahesha Imana icyubahiro, ko nanyweye amatabi, umusinzi, Imana nakoze ibintu mbese nanjye ubwanjye ntabasha kuba yo ndebye ubu ngubu ahantu ndi naho nari kera, mbabona yuko njye kuri njye nakijijwe, kuko njye ndabyibuka njya gukizwa njya mu rusengero, ni umuvandimwe wamvanye ahantu nawe nasinze, arambwira ati uzaze tujyane muri korali tujye gusenga nyine korali yararagamo nimugoroba, arambwira tuze kuza tujyane, ubwo se ko nasinze, arambwira ati tugenda kwa Yesu nta muntu uguseka. Ndagenda nanasinze, barasenga nanjye baririmba indirimbo nkumvira kunkura ahantu, ariko nyine kuko ari mushyashya kandi wasinze. Nanasinze ariko batera indirimbo n'ikorasi, ubwo naga njyamye aho ngaho nkumva nazamuka navuga ati Mana ushimwe, ariko kuni nasinze urabona wanyweye nyine imbaraga bari nkeya. Uzimaze kumvamo haciyemo igihe runaka, rwo naje gusaba umwanya kujya muri korali, njyamo ndaririmba ndanabatizwa. Yesu umwami mukiza wanjye, rero ko mvuga ngo narakijijwe nuko nemeye kuva mu bya kera kwemera gukurikira umwami Yesu ngo nkabashima Imana y'ahantu ngo ngeze. None se uribuka waratuye? Hari igihe wafashe cyo kwatura ibyaha uravuga ati bisinzo mbivuyemo nakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, cyangwa nuko gusa watinze muri korali ubuce barakubatiza ariko ntabwo wigeze ufata igihe cyo kwatura? Rero ndabyibuka neza, njye natuye ndi bujye kubatizwa habura iminsi nk'itatu ngo tujye kuri Yorodani, nibwo natuye. Nibwo wicaye n'uwakubatije umushumba uratura? Naratuye rwose. Uyu munsi ni irihe tandukaniro wumva ry'aho wari uri mbere n'aho uri uyu munsi? Itandukaniro ririmo ahantu bitandukaniye. Urumva kera, buriya kera nagiraga umujinya, sinanasekaga. Wararakaraga? Nari mubi cyane kera, ntabwo nubwo nanavugirwagamo, ariko aho naje kubatirizwa no kunyigisha n'ijambo ry'Imana bakanyobora inzira y'agakiza, byanteye umunezero wo kumva yuko Yesu nta natakura umuntu nta nahatamugeza. Ubwo rero byampaye imbaraga zo gukomera yuko umwami ashobora byose, kandi ndacyafite urugendo rwo gukomezanya nawe, sineganya gusubira muri iyi. Ingeso za kamere zimwe wari uvuze ko wari umuntu ugira uburakari bwinshi, ariko uyu munsi byarashize. Byarashize. Niki wibwira ko ari iki cyakumaze ubwo burakari? Ikintu cyamaze hari ibyo wiyumvamo ukavuga ati ikintu cyamaze uburakari, utekereza ko ari iki cyabikumaze? Ukuvuga ngo ikintu cyatumye uburakari bushira muri njye, nkumva ngomba kureka ibyo nari ndimo nkafata ibishya by'ubu. Baratubwiye ngo bari ijambo badusomye muri Yohana
ibice 14 umurongo wa mbere avuga ngo ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. None nza kugira amatsiko se ndizera ndi, ariko 25 iyo hasomye haravuga ngo tubane n'abantu bose nyine amahoro. Icyo gihe rero bitabinyumvisha ko ninjya kubana neza n'abantu amahoro birasaba kureka kamere ya kera nari mfite y'urwango muri njyewe, kuko nyine narebaga umuntu nkumva iki kintu ari kumbwira nta kintu cyamfasha, akambwira ati bene nkagenda n'abandi bajama banje nyine twamaze nko gucoma umuntu akazi kose noheri namaze gucoma twaracobaga gucoma no kugira ute no kunywa nanyweye icyo bita urumogi mu Kinyarwanda. wamwe n'urumogi uri rumaboko meshura nazo sose narazinyweye. None nabaga namaze kuba fure mwumva ntiwanavuga ukunga no kose ruvuga bya bintu binyweye nyine nibyo byabwenge. Wumva wowe uri ahandi hantu hatandukanye naho undi muntu utangwa ariko kubona. Niki turagenda tuganira uraza kwiyangana no gukatamo nuko turimo tuganira kandi abantu bazabikurikirana barimo baranadukurikirana benshi. Nta kibazo. Hari umuntu kuri none iwe ukibaswe n'itabi n'urumogi n'inzoga, kandi mu by'ukuri agaragaza ngo arebe uko yabyihananturamo yabyikuramo tibikunde. Wowe wumva cyane ari iki cyaguhesheje imbaraga zo guhita uheba? Kuko mbere yuko bakujana muri korali wagiye wasinze uciye ugirwa umugisha uratura urakizwa urabatizwa, ariko niziye imbaraga zaguhaye guhita ubishobora? Kuko hari undi uvuga ati giye ko byananiranye. Ni ukuvuga ngo buriya kugira ube uri mu kintu uvuye ngo ntigishobora kuko wakivamo, icyakikujyanyeho ujya kujyayo iyo wowe wishyizemo ukabataha ahantu undi ni habi, ubonye undi muntu ugutiza imbaraga, mu by'ukuri icyo gihe mu kukireka biragukundira. Bitandukanye no kuba wowe ushobora kuba ukivura ubutamu ukavuga ngo ntibyakunda. Iyo uvuga ngo ntibyakunda wiciye intege, ariko undi muntu akubwira ati aha ngaha have ni habi, kandi mu by'ukuri nawe ukabasanga ahantu ni habi kuko warahajya cyangwa warahijyanye kuko ufite ubushobozi bwo kwikurayo. Ariko iyo ubonye undi muntu ugukurayo akagutiza imbaraga, biba byiza iyo wumvishije iyo nama bakugiriye icyo gihe, kuko we abakurinze ibintu byinshi bikomeye, harimo kuzafungwa, harimo mbese gukomeza kwiyandarika unandarika n'ab'umuryango. Ukuvuga ngo inama wabagira nuko bumva inama bagirwa n'abandi. Inama bagirwa n'abandi kandi bakayikurayo. Nta muntu ushobora kwikurayo wenyine, ariko iyo ugize umugisha ukabona umuntu ugufata ukuboko akaguhagurutsa, mu by'ukuri iyo ni inyunganizi ikomeye iguhesha imbaraga zo kuva muri ibyo biyobyabwenge cyane, kandi nawe ukagira umwete wo kumvira ukemera kureka. Hanyuma rero umaze kubivamo uratuza uratekana, uyu munsi niki cyiza wasanze hano waje? Ikintu nasanze ahangaha naje ni uko kera nambaraga ariko ngubu nambara neza, kera naryaga nawe ngubu ndya neza, kandi noneho n'ikindi kuba njye mfite ibyiringiro y'uko umwami Yesu namwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, nkemera buri bitarakizwa wagaza wambara nabi ntabwo byaguteraga isoni. Iyi Kigali nayibaye mu gihe kirekire ku muhanda kavuga ngo burana bayo marine, mbese ubuzima bwanjye ni burebure cyane. Nuko tuvugana ko agiye tuzongera tukagabiganiraho n'ubuzima bwawe wayizengurutse cyane. Ariko ndashima Yesu kuko agira neza. Amina. Yesu agira neza cyane, nuko Yesu agira neza. Abamwizeye n'abamwiringiye tuzamuka. Agakiza kaguhaye kuba smart cyane, wavuye mu bucafu, navuye mu bibi, nemera yuko nyine ibyanjye byose Yesu azabiyobora. Amen. No kuvuga ngo iyo umuntu yemeye akakira Yesu agaha Yesu ubuzima bwe, Yesu aramuyobora cyane. Ubuzima bwe noneho ntibwo gupinga byo abantu bapinga ngo Yesu ngo azategereza, ama nabo njya numva bavuga ngo Yesu batubwira ngo ubundi azaza ryari. Niturindire nk'uko mu isezerano rya cya bamuhanuye yuko azaza, kandi Yesu yaraje nawe n'ubwo turamuvuga. Byaduhaye n'imbaraga zo kumva yuko Yesu ubwo kera bamwiringiraga bamuhanuraga ntibari bazi yuko azaza, ariko yaraje aza nk'umwana, aravuka, yambara akamero nk'akana k'umwana w'umuntu, arababazwa, arapfa, arahambwa, arazuka.
ikintu kibabaza ni uko abamwishe ku munsi ajya kwipfiraho avuga ngo inariyama birarangiye akimara gucurika umutwe abamwishe bavuga yuko bemera Yesu umwami w'umukiza baramwishe baje kumwica nyuma yabo nibwo baje kuvuga ati uyu muntu twishe ntituzo ari kubera iki kutamenya. None se Noella cyo kubaza kindi hari abo ushobora kuba warasangiye nabo bakibibamo ni ukuvuga ngo njye ntabwo iyo bakurebye babona warakijijwe koko. njye abo twasangiye ntabwo nagugenderaga na gurupe nyinshi ariko abo twagerageje gusangira njye nje guhinduka nyuma harimo abagiye babivamo n'abandi bakibirimo ariko biterwa nyine ku muhanda ni ku muhanda nyine twenyine tuba tugenda mayibobo nyine ubu ngubu njye banarakijijwe n'abandi bakaba barakijijwe batarakizwa bo ntabwo ubu ngubu navuga ngo bari ariko iyo bakubonye mbere ukiri umupagani bakurebye ubu nyine baravuga ati koko Noella yarakijijwe. Cyane buriya kera ntabwo wabaga wantuma kuko nta kintu wagisigaga mu nzatega ariko ubu ngubu ndataha nongeze mu rugo muri kazi batereka agiye muhombo umuntu wese sinabwira ati ndumva nane yameze ufunga nkajya kubyara kubera iki azi ko nahiye naho mbere warashaka guteka ikintu cyose cyane rwose nta n'ikibazo nasigama ariko nyuma yo gukizwa ni uko ndashima Imana yuko nabaye umuntu mwiza Uwiteka yishima kandi aramutora. Ukizwa agakiza ni ikintu cyiza iyo umuntu akijijwe agira itandukaniro y'uko yari ari imbere. Dushingiye ku buhamya bwiwe ni ukuvuga ngo uwo yari ari imbere atarakizwa n'uwo ari uyu munsi baratandukanye. Hari ingeso za kamere zapfuye muri we ntabwo yaba akikiba kuko yibaga wasa neza ntiyambara nabi inzoga urumogi ibyo byose nabiretse nasanze nta kintu bizangeza. Izo ni imbata za Satani, imbaga za Satani nemeye kuzeka kujya nanjye umwami Yesu anyobore. Amen. Turagushimiye Noella ikiganiro cyiza duhaye uyu munsi. Abakunzi bacu baraza kwandika muri comment niwumva cyabafashije cyakora ni na cyiza ndahamya ko kiza kubafasha kuko ubuhamya bw'umuntu wavuye mu isi y'ibyaha akaza mu isi yo gukizwa abafite ubuhamya bukomeye kandi butanze ni bwinshi buranaryoshe buranafasha. Hari n'inkomezi buheza umuntu wundi kuri muri buriya buzima butarabivamo. Ariko abakunzi bacu muze kwandika munsi turi kumwe tuzongera tumutumire n'ubundi yongera duhundi buhamya yavuze ko afite ama episode y'ubuhamya. Shalom turabakunda.